isi igeze kure aho ushobora gusanga umuntu akigamba akavuga ati jewe mu bantu bagize urare kwica kandi akagenda ari ndimo mu izina rya Yesu Kristo uraza imbere ya kamera nguku ndi ngo njyewe aya nimba ari n'ikibazo cy'inzara mufite mushaka hano byo gushakira amafaranga wowe Imana ikwereka bino bintu ikakwereka no mu pasteur Theogene ko agiye gutaha yakwerekaga nk'umuntu uzarimbuka nk'umuntu warimbutse yakweretse bimeze gute yatambukijeho message ivuga itabaruka ry'uwo mugabo witwa Pasteur Theogene umunyamakuru arambaza ngo ese azaba ari umugeni ndavuga ngo agiye gutaha ari ukugira ngo abere ikigisho cyangwa se imfashanyigisho abagiye gusigara kabiri ndavuga nazavugwa icyo bita kuvugwa donc urupfu rwe ruzavugisha benshi ariko ruzanatera benshi kwihana ubwo rero ibyo mwumvishe n'ibike haracyaza n'ibindi uyu mugabo azavugwa kuko Imana irindi jambo ivuze ariko nari umuntu uransubiza yatashye Imana yakubwiye ko yatashye arimbutse yatashye ari umugeni yakubwiye gute mu rwego rwo kudateza polemique mu bantu ariko ni message Imana yaguhaye ntago ari mu rwego rwo kugira ngo uvuge ko udateza polemique ni message Imana yaguhaye si yawe rero ma message y'Imana ivuga ko atagiye mu ijuru yego okay ibyo wenda nta kintu uri bwongereho ariko se hari abantu bavuga ngo yararimbutse abandi bakavuga ngo ntiyarimbutse abandi bakavuga ngo bitewe n'imirimo yagiye mu ijuru wenda icyo tukihorere ese uyu muntu koko twari turi kuganiraho witoye akavuga ngo uyu muntu twanyweye amaraso ye ibi bintu natangiye nkubaza se warabyemeje na kwijana ntangira kukubaza urambwira ngo ni 50 igice n'ikindi 50 simbyemera igice cy'uko ubutabyemera ni iki nuko bikorwa ntari imari cyo gice cya mbere ikindi cya kabiri ngende umunyamakuru nkaba n'umuvuga ubutumwa bwiza yego nzi neza ko hari abanyamakuru bajya bakereye inkuru kugira ngo babone uko bacuruza icyo ni icya mbere noneho kuko bishamitse kuko natanze message nicyo kivuga ngo reka ngemeze 50%. Yego izi polemique ziri kubaho ko yavuga ko aje kwihana akaza kwihana imbere y'itangazamakuru akaza kwihana avuga amabi bakoze ibi bintu rero nabituganisha reka mbwire n'abandi dukurikira no nkireho umucyo ku gusenga rwa sibyo yego ngiye kuvuga ikintu gikomeye ubundi kugira ngo umenye umuntu exactement urebera ku bintu bibiri yego ibyo avuga sibyo kabiri inshuti agira kubera ko ntazi inshuti ze ariko nkaba narumvisha ibyo avuga ntashingiye ko ari pasteur biramusaba ko akizwa ni iryo jambo mvuze biramusaba ko akizwa uravuze ngo ntakijijwe isi yaranduye mu buryo ubwo ari bwo bwose ubwo rero ntabwo tukiri mu gihe cyo gusenga gusa turi no mu gihe cyo kumenya kugira ngo tubihurize hamwe dusenge tuzi kuko ubwoko bw'Imana buri kurimbuka buzize kutamenya sinzi niba unyumva neza ndabyumva abantu benshi bari gusenga ari abanyabyaha bakaba bizira imbere y'Imana birasaba nyine ko umuntu amanza kumenya gusenga mbere y'uko asenga icyo nicyo nababwira abantu badukurikiye ikindi umuntu wese burya mbere y'uko uvuga wagakwiye guceceka bajye batuza simvuze ibyo ngibyo ra mama Asi uramubwira iki nubwo wabyohereje ukavuga uti nta kibazo bimuteye bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo agaho kari ku wundi karahandurika ubwo si nk'ibyo waba urimo reka mubwire ijambo rimwe rikomeye ubuzima ni gatozi n'icyaha ni gatozi n'ubugingo ni gatozi kabiri atekereze ku nshuti agira nabona izamujyana kurimbuka niba atarabihisemo azireke ndabaramukije neza cyane mu izina rya Yesu Kristo abadukurikira bari impande zitandukanye z'isi bakomeza gukurikira gusenga rwa ndetse n'abakomeza kugenda batwereka ko tuba turi kumwe ndababwire ngo amahoro y'Imana bari namwe nta wunduje ni wa mugabo Imana yavuzeho ikamuvugaho ibintu bikomeye ikavuga ngo mwana wanjye uzagera kure ikavuga ngo mwana wanjye
dore ibyo rifuza kukugirira ntabwo ari bibi ni byiza, ndavuga ngo mwana wanjye uzagende uhirwe nta wundi bamwita Dieudonné Imana ishimwe mwenyewe. Naje rero niyiziye kugira ngo tuze kuba tuganira cyane, ni muri cya kiganiro tugaruka ku makuru y'ibyamamare byo bitandukanye, ndetse aho tugenda tuganira cyane ku makuru atandukanye, hari n'amakuru kugenda avuga cyane ibintu byakomeye byafashe indi ntera cyane. Umugabo wita Pasteur Theogene ibyo byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ibya Pasteur Theogene byafashe indi ntera cyane, dore ko abantu bamwe bari kwibaza bati se ariko se umuntu arapfuye amaze amezi angahe, batangiye kumeza kugenda bavuga ibintu byinshi cyane, bari kugenda bavuga ngo urabona ngo ntabwo maze iminsi nibaza kuri aba bantu bikancanga, ngo umuntu ngo yaratambwe, ngo naho ngo umuntu ngo abapasiteri 10 nibo babigizemo uruhare, ngo umuntu ngo yaratambwe ngo ni igitambo, ngo umuntu yararimbutse. Ubundi abantu ni mwege mujye n'umuntu warimbutse n'utararimbutse? Ko nzi ko Bibiliya itubwira ko hari umunsi tuzacirwaho urubanza, umunsi wari wagera. Bakristo bene data, ubu munsi wari wagera? Umunsi wari wagira abantu bakurikiye gusenga rwa umunsi ntabwo uragera gucira abantu imanza, ariko uyu mugabo bari kumucira urubanza, yarigendeye ni Pasteur Theogene, yarigendeye bari kumucira urubanza, urumva ngo yararimbutse, abandi ngo ntiwarimbutse, abandi ngo yagiye mu ijuru, abandi ngo imirimo, abandi ngo bamuherekeje. Nibyo koko, ubundi iyo umuntu bamuherekeje bakamuherekeza, hari ibimenyetso bigaragaza ko uwo muntu yari afitiye akamaro abantu. Hari umudamu umwe bitaga Tabita, naramukunze cyane muri Bibiliya. Naramukunze cyane muri Bibiliya. Yakoze ikintu gikomeye, yadodaraga imyenda y'abantu ageza gutya arapfa. Amaze gupfa uzi ukuntu byagenze gute bantu b'Imana? Abadukurikiye kuri gusenga rwa byagenze gute? Yamaze gupfa baravuga ngo uyu muntu yapfuye, ngo ariko ubu tuzongera gukuraho undi muntu ujye uza gukora ibintu nk'ibi ngibi, tuzongera gukuraho umuntu uza kongera kutudodera amakanzu. Ese wowe ko Pasteur Theogene yafashije abantu benshi, wafashije bangahe? Uri pasteur urajya kuvuga ko umuntu yarimbutse, wafashije abantu bangahe? Uri umukozi w'Imana, wafashije bangahe? Yafataga abantu 20, yakoze igikorwa gikomeye kirantangaza agiye mu buzima, nta n'undi muntu ndacyumva. Bamuhitikiye kujya Dubai, bamuhitikiye kujya muri Kenya kujya kuryoshya n'umugore we n'umuryango we, cyane ko atigeze abibamo. Afata amafaranga, ngewe ntabwo najya kwishimishamo abana banjye ndera babuze ibiryo, babuze n'umugati. Abundi icyo cyonyine afata amafaranga ajya kugura umuceri, agurira abana, abandi arabubakira. Wigeze ukora bingahe? Uratinya kukaza kuvuga hejuru y'umukozi w'Imana ukavuga ngo nanyweye amaraso ye, witwa cyangwa se witwikira umutaka wa pasteur. Wowe ubwo ngubwo wakoze bingahe? Ko yabaye ku muhanda akajya afata abantu babaye ku muhanda bakaza bakajya bamutesha umutwe, wafashe bangahe? Wafashije bangahe? Bantu b'Imana, umunsi wo gucirwa urubanza nturagera, ariko bikwiriye ko twareka gucira abantu imanza no kujya hejuru y'abantu ngo tuvuge ibintu ibyo ari byo byose tubonye. Iyo ni inkuru rero y'umugabo wita Pasteur Theogene. Nanjye nari ndimo ndishyiraho agacegeshwa kanjye kugira ngo mwumve neza. Isi igeze kure, aho ushobora gusanga umuntu akigamba akavuga ati jewe mu bantu bagize uruhare kwica kana akagenda ari ndimo mu izina rya Yesu Kristo. Uraza imbere ya kamera nguku ndi ngo njyewe aya nimba ari n'ikibazo cy'inzara mufite mushaka hano byo gushakira amafaranga, kuko ntabwo ari ngo bayashakira. Karimba bagutumye kuza kubabaza umudamu w'abandi mu mwihorere rwose.
reka twikomereze mu kanya gato turaza kuba tuhamagara umwe mu banyamakuru n'abaza kuba bakora isesengura cyane kuri ino nkuru. Ari inkuru y'umugabo rwose wadutse nyuma yaho bivugiye yuko umwe mu basore ngo yita Prophète, mwita Prophète Noheli, yaranaririmbaga. Uribuka ko waririmbaga muri MTN Imana ikakugirira neza? Uribuka ko wamasuraga Imana ikakugirira neza? Imana iza kufasha muri kino kiganiro. Uribuka ko wamasuraga Imana ikaza kukugira neza, ikagukura aho hantu, ikakwambika akantu keza, ukabushyiramo agakoti ibintu bigakunda? Nimba ushyiramo agakoti ibintu bigakunda, Imana ikaba yarakugiriye neza. Kuki wumva yuko kandi ibintu byari byaremeye, ahubwo wowe niwe ushaka gutuma ibintu byanga? Mana nyagasani araje aravuga ati rwose jewe araje aravuga ati jewe rwose andumva amarangamutima yanjye Imana yambwiye ngo nzashakana na Madame Theogene. Uteze biciye mu zihe nzira? Abantu b'Imana turi mu bihe bibi. Paul yavuze ari umuhanzi ubu ngubu warakora ADPR bita ADPR Remera, yavuze ati tugeze ibihe bikomeye. Paul yavuze nigeze kongera kumva ayo magambo numva ubwo baburangije. Jewe nabaga ndi kwigira ku ishuri, ariko natambuka nkumva barimo baravuga ati ko yemwe tugeze mu bihe bibi. Paul yavuze iyo ndirimbo yaratrendinze, bakajya bayicuranga kuri cassette. Dore kuntu bari kundeba baricuranga kuri cassette, ntabwo muyizi? Muvuga ngo haleluya. Dorira ntabwo muyizi iyo ndirimbo? Uzi iyo ndirimbo yari imeze, bavuga ngo tugeze mu bihe bibi Paul yavuze. Bamaze kuvuga ngo tugeze mu bihe Paul yavuze, barabyumva tugeze mu bihe Paul yavuze. Nejo muri nongeye kumwumva batangiye aranagera. Uriya musore turi kumwe hari imbere uri kundeba, aramuzi uwo musaza, acuranga gitari neza cyane no mu kode yande akomeye, ariko aravuga ngo tugeze mu bihe Paul yavuze. Ibyo bintu rero tumugeze mu bya bihe bibi rwose. Umuntu aza akiyemberera yuko ari mwe mu batambye igitambo cyo kuba bahitana umukozi w'Imana. Reka gato duhamagare umuntu ku murongo wa telefone. Ano mugenzi wanjye bita Robert, numve aho tuze kuba tuganira cyane. Abundi tuze kuba tuganira cyane. Abantu bashaka kugenda rwose mwicaye aho ngaho mukurikira ikiganiro. Abantu bashaka kugenda icara aho ngaho bawicaye. Reka dushake ku murongo wa telefone umukozi w'Imana akaba n'umunyamakuru mugenzi waje ku murongo wa telefone, twumve icyo adutangariza. Ndumva iri gucamo ku murongo wa telefone. Reka tubanze twumve icyo adutangariza. Ambibutse ko turi ku nkuru ya Pastor Theogene n'umugabo w'umukozi w'Imana uri kuvuga ko rwose yagize uruhare mu guhitana ndetse wagize uruhare mu guhitana umukozi w'Imana, yarangiza akanywa amaraso ye. Ndumva bikomeye. Alo. Monsieur Robert uraho? Amakuru Robert.
Ubu tuvugana uri live mu kiganiro tugiye kuba tuganira tugaha ikaze cyane kuri Gusenga Rwanda ndetse no ku Byiringiro TV. yego Amakuru yawe Robert? ndamahoro ndashima Imana. Urashima Imana cyane. Robert rero twatugombaga kugira ngo tuze kuba tuganira kuri amwe mu makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda mu gisata cya gospel. Hari amakuru ari kuvugwa ku bigendanye na Pasteur Theogene, waba warayumvishije ku bigendanye n'umugabo wiyemerera ko yanyweye amaraso ya Pasteur Theogene? Network yawe ko numva itari kucamo neza. Nge ndakumva cyane. Okay, nanjye none ndakumvishije. Narivuze ngo wabonye amakuru avuga kuri Pasteur Theogene y'ukuntu yaba hari umugabo ngo wanyweye amaraso ye yagize n'uruhare mu guhitana ubuzima bwa Pasteur Theogene. Okay, nk'umunyamakuru nangira ngo narayibonye. Umaze kuyibona ni iki yakweretse iki ese kuko bira bintu wowe warabyemeye? Uruhande rumwe narabyemeye 50%. Ku rundi 50% ntabwo mbyemera mu mpamvu zihe. Iyo umuntu avuze ikintu niko yabayemo cyangwa se yanyuzemo ashobora kuba ari ukuri 50% cyangwa se niba ari ukuri kuko tubona abantu benshi batubeshya bagakora inkuru runaka ejo ukabona bivuguruje ngo twarababeshyaga byitwa Blanca. Yego. Ariko nanone ikintu umuntu avuze yabayemo cyangwa se yabaye cyo ntabwo nkwiye kugihakanya kuko kuba umuntu avuze ikintu ngo ni ukuri. Yego. Ntabwo urugero rwiza nkavuga ngo njya kumenyana na Dieudonné n'ejo ubundi nabonanye nawe ari mukuru. Yego. Ubwo mbere yaho ko mumenya yari ariho ariko hari umuntu ari kumwe ngo Dieudonné abaho sinemere ko abaho. Ari nayo mpamvu ndakubwira abantu ngo nibavuga ngo Imana ibaho utarahura nayo cyangwa se utarahura n'imirimo yayo ntukavuge ko itabaho. Yego. Rero narabibonye ku ruhande rumwe ashobora kuba ari ukuri yarabaye byo. Yego. Ku rundi ruhande akaba ari za nkuru z'abanyamakuru. Yego. Ariko reka noneho turebe ngo ese ibi bintu bibaho nk'uko warumbajije. Reka turebe icyo Bibiliya bivuga. Yego. Pawulo yanditse itorero ryo muri Efeso araribwira mu bice 6 byaho umanutse icyo gice cyose ugisomye ahantu yavuze ngo ibisigaye mu murongo wa 3 gucyo kumanuka abanga ibisigaye bakomerere mu mwami yari amaze kubahugura byo byinshi avuga ati nkurikije ibintu maze kubabwira bamaze kugera ku gipimo gishyitse reka mbabwire ibisigaye sibyo. Yego. ababwira amagambo akomeye aravuga ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze nyinshi n'ubushobozi bwinshi. Yego. ageze aravuga ngo nimwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwose bw'umwanzi. Guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi asobanura impamvu yabyo. Aravuga ngo niturwana cyangwa se nidukirana n'abafite inyama n'amaraso ngo ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere n'abatware bategeka isi y'umwijima. Yego. Mu myuka y'ahantu ho mu kirere rero ishamitse kuri izi mbaraga uyu mugabo yavuze yabaye zo. Donc reka dufate nk'abanyarwanda wenda twere gufata ikindi gice cyo kindi nk'abanyarwanda ubwacu tugira imihango y'abasekuruza batubanjirije bitwa guterekera, kubandwa, kuraguza. Hari abana rero bagenda basigirwa imirage y'iyo mihango. Ari nabyo abapasiteri benshi bakunda kuvuga ngo ni karande ngo ni iki. Urumva ni uruhererekane rw'abasaza bagahitamo gusigira aba bana babo ibyo bintu. Rero uyu muntu avuze ngo yabaye umwuka mu mikorere mibi y'abadayimoni. Abantu bibuke ko umuntu afite ibice 3 bimugize kugira ngo yuzure. Agira ubugingo, akagira roho, akagira n'iki n'umubiri. Yego. Nk'uko umubiri wacu utubwira ngo tuve i Kigali tujye mu ntara tukurira imodoka tukajyayo. Yego. Niko na roho zacu zijya zihava zikajyayo kandi twebwe turyamye aho dutuye. Birashoboka rero ibyo uriya mugabo yavuze ko bishoboka. Ndabishingira kuki abantu bari kumva iki kiganiro ndabizi ko hari abantu batwarwa n'amarangamutima bagahita bandika amakomantere batukana. Bajye kuri channel yitwa Yada TV cyangwa Isezerano TV
yatambukijeho message ivuga itabaruka ry'uyu mugabo witwa Pastor Theogene. Umunyamakuru arambaza ngo ese azaba ari umugeni, ndavuga ngo agiye gutaha ari ukugira ngo abere icyigisho cyangwa se imfashanyigisho abagiye gusigara. Kabiri ndavuga nazavugwa, icyo bita kuvugwa. Donc urupfu rwe ruzavugisha benshi ariko ruzanatera benshi kwihana. Ubwo rero ibyo mwumvishe n'ibike haracyaza n'ibindi, uyu mugabo azavugwa kuko Imana irindi jambo ivuze. Yego. None ku bigendanye n'uko wowe Imana ikwereka bino bintu ikakwereka no mu Pastor Theogene ko agiye gutaha, yakwerekaga nk'umuntu uzarimbuka, nk'umuntu warimbutse, yakweretse bimeze gute? Kandi nangije kukubwira ibiri muri message. Byari bimeze bite? Ubwiye ko utwibutse abantu batakibyibuka neza. Turaza gushyiraho link yabyo tubisobanure neza, uri kumva? Donc impamvu bivuze gutyo, abantu benshi bazi ko kuri ari nyamwinshi. Kandi ukuri ntago ari nyamwinshi, ukuri gushobora kuba umuntu umwe muri benshi. Yego. Ntago kuba umuntu abantu bamukunda bisobanura ko ibyo batekereza ari Imana itekereza. Cyangwa se Imana yibwira ari byo abantu bibwira. Imigambi yayo n'ibitekerezo byayo niko Yesaya yanditse, yaravuze ngo ibyo abantu bibwira si Imana yibwira, ngo kandi inzira zayo zisumba iz'abana b'abantu, n'ibyo batekereza si igitekerezo. Abantu benshi bakunda guha abantu ubugingo buhoraho, uri kumva? Ariko umuntu wese utaravutse ubwa kabiri ngo araganwe ubugingo buhoraho na Kristo ntabwo azabona. Rero mvuze hari ibintu umuntu avuga abantu bakaba bajya kumutega imitego, sibyo? Ariko amakuru yo mu bwami bw'Imana. Kandi mujye mwitondera izi nkuru zivugwa, abantu ntabwo bavugira induru ubusa ku musozi. Abantu benshi bari gutinya isi, bigatuma isi bategeka kandi baragenewe kuyitegeka. Nitwe twagenewe kugenga isi, ntabwo isi yatugeneye kuyigenga. Rero iyo isi igenza umuntu agira ubwoba bw'uko azabaho, nzarya iki, nzambara iki, nzabaho gute. Bikamutera guhora afite ubwoba bw'isi, sibyo? Bikaba ngombwa ko bamwe bagerageza no kugurisha ubugingo bwabo kugira ngo babone imibereho y'isi. Anyway, ikintu rero nabwira abantu, uri kumva? N'undi muntu wese nashaka amezemo umukunze ku rwego rwo hejuru kuko isi mwemera, uzafata ubugingo bwe akabuguranisha ubutunzi azi ngo ari gukina ngo azabivamo mu buryo bworoshye, amenye ko bitazamworohera. Ariko na n'umuntu uransubiza, yatashye, Imana yakubwiye ko yatashye arimbutse, yatashye ari umugeni, yakubwiye gute? Mu rwego rwo kudateza polemike mu bantu. Ariko ni message Imana yaguhaye, ntabwo ari mu rwego rwo kugira ngo uvuge ko udateza polemike, ni message Imana yaguhaye si yawe. Rero ma message y'Imana ivuga ko atagiye mu ijuru. Atagiye mu ijuru? Yego. Okay. Ibyo wenda nta kintu uri bwongereho, ariko se hari abantu bavuga ngo yararimbutse, abandi bakavuga ngo ntiyarimbutse, abandi bakavuga ngo bitewe n'imirimo yagiye mu ijuru. Wenda icyo tukihorere. Ese uyu muntu koko twari turi kuganiraho witoye akavuga ngo uyu muntu twanyweye amaraso ye, ibi bintu natangiye nkubaza se warabyemeje na kwijana, ntangira kukubaza urambwira ngo ni 50 igice n'ikindi 50 simbyemera. Igice cy'uko utabyemera ni iki? Nuko bikorwa ntari imari, icyo gice cya mbere, sibyo? Ikindi cya kabiri, ngende umunyamakuru nkaba n'umuvuga ubutumwa bwiza. Yego. Nzi neza ko hari abanyamakuru bajya bakereye inkuru kugira ngo babone uko bacuruza. Icyo ni icya mbere. Noneho kuko bishamitse, kuko natanze message, nicyo kivuga ngo reka ngemeze 50%. Yego. Izi polemike ziri kubaho, ko yavuga ko aje kwihana, akaza kwihana imbere y'itangazamakuru, akaza kwihana avuga amabi bakoze, ibi bintu urabona bituganisha? Reka mbwire n'abandi dukurikira noneho nshyiraho umucyo wo gusenga rwa, sibyo? Yego. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Ubundi kugira ngo umenye umuntu exactement urebera ku bintu bibiri. Yego. Ibyo avuga, sibyo? Kabiri, inshuti agira. Kubera ko ntazi inshuti ze ariko nkaba narumvisha ibyo avuga, ntashingiye ko ari pasteur, biramusaba ko akizwa. Biramusaba ko akizwa? Ni iryo jambo mvuze. Biramusaba ko akizwa. Uravuze ngo ntakijijwe? Yes. Ntakijijwe kandi yari amaze igihe kinini
ashumbye abantu. Robert yaratubwiye ati birasaba ko akizwa. Yari amaze n'igihe kinini ashumbye abantu. Njye nibaza nti se ko amaze igihe kinini ashumbye abantu akaba yarabashumbye, uwo muntu yaba adakijijwe gutera ashumbye abantu, yaba arimo baganisha hehe ubwo ngubwo? Sinzi ahantu yaba baganisha, kuko nimba umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibyo yitwikiriye umwenda wa gipasitori, ibyo byaba biri kugenda bituganisha ahantu habi kandi hatari heza. Nshuti zanjye rero mbabwire, nshuti zanjye mudukurikira kuri Gusengerwa ndetse mukaba mwanadukurikira ku Byiringiro TV, nababwira nti rero ibyo bintu ntabwo rwose byaba ari indi ntera ikomeye cyane, byaba ari ikindi kibazo gikomeye ko umuntu w'umupasitori ashobora kujya gupurankinga. Kandi ejo bundi nabwo narabivuze, ndavuga ni gute umuntu w'umupasitori ajya gupurankinga ahamagara umuntu kugira ngo akunde. Ndabona twongeye kumubona ku murongo wa telefone. Halo Roba. Yego, dukomeze Roba, dukomeze ihuza nzira ryari dutengushye. Yego, nibyo nari kukubwira kugira ngo mwumve uko umuntu avuga. Biramusaba nyine ko atera intambwe yo gukizwa. Yego, kuba wavuga ikintu ni kimwe, ariko no kuba wavuga abo ubwira mu isi y'umwuka bakakumva, nicyo nari mvuze. ni ukuvuga ngo ntakijijwe. Ese kuba adakijijwe akaba yaje kwihanira mu itangazamakuru, ubundi byari bikwiye nk'umuntu wiyitirira kuba ari umukozi w'Imana, kuba yaza mu itangazamakuru yarangiza akaza ngo aje kwihana, aje no kuvuga ngo amabi yakoze. Biriya byo ku ruhande rumwe ndabishyigikiye. Kubera iki? Kubera nakubwiye ngo message natambukije aravuga ngo hazavugwa byinshi. Rero muri byinshi nawe agomba gusohoza icyavuzwe, sibyo? Ikindi cya kabiri ni uko abantu benshi bamye basanga bamutera amabuye kubera amarangamutima y'uburyo bakundaga uyu mugabo. Ariko birakwiye ko habaho guhumuka, kuko Imana ishobora gukora ikintu muri sosiyete ifite umugambi wayo. Abantu benshi batangiye bahumuke, kuko hari message ari gutanga nziza zo kubwira abantu ngo muve ku madini mwerekeze ku musaraba kugira ngo mutazarimbuka. Kandi iyi minsi turimo Dieudonné, abantu bamenye ko ari iminsi ya nyuma. Hatabaye imbuzi z'abantu benshi, rero bamwe bazarimbuka batazi icyo bazize. Uravuze ngo ari ingingo Imana yaba yamukoresheje kugira ngo hagire abantu benshi bagarukira Imana? Twinjire muri Bibiliya, igitabo cy'Umubwiriza 3 kivuze ngo iki? Yavuze ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo, ngo kibera munsi y'isi, kibera munsi y'ijuru, kigira igihe cyacyo, ngo kandi icyo gihe n'Imana yakishyizeho. Nta kintu na kimwe wabona kibaho cyose ubona kitabaho kitari under control y'Imana. Icyo uzabona cyose ubonye kibayeho muri iyi generation uriho, kiba kibayeho under control y'Imana. N'ibyo abantu bibwira ngo ni Satani wabizanye, biba biri under control y'Imana, kuko ni ijambo ry'Imana ridusomye. Yego, habaho igihe cyo kurira, igihe cyo guseka, igihe cyo kuvugwa, igihe cyo kutavugwa, igihe cyo kugwa kw'imvura n'igihe cy'izuba. Rero aho ikanyishyireho umucyo. None se byari bikwiriye ko avuga ko yafatanyije n'abapasiteri 10, icyo kiro kivuga biki? None se ari kubeshya ko akavuga ibyo atakoze? Byiza ko avuga agashyiraho umucyo nyine, ko hari abapasiteri. Abo bapasiteri se ko atabavuga? Namwe mujye mumenya iyi si turimo. Turi mu isi, uri kumva? Yego, ikwiye kwambara intwaro zose z'Imana. Iyo Bibiliya ivuga ubutumwa bwiza, ingofero, agakiza, inkota y'ijambo ry'Imana n'ikindi, mujye mwumva icyo ari cyo. Kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, n'abatware bategeka isi y'umwijima. Yego, donc muri batatu bategeka isi y'umwijima, ntabwo byemewe kujya kuvuga umuntu mu ruhame, uri kumva, umusebereza ibikorwa bye. Ahubwo cyo kuza ushobora guhana imirimo y'umwijima, niko Bibiliya ivuga. ubu njye bavuga ngo Robert akorana n'izi mbaraga cyangwa se Dieudonné akorana n'izi mbaraga, ufite uburenganzira bwo kujyana mu mategeko kandi bakampana.
ariko se mvuze ni nimujya gusengera aha mukabona ibintu bimeze gutya na gutya niba uri wirinde uri umukristo wirinde ibyo gihe nta kosa ririmo. none se ko bahengereye umuntu kamwire n'abandi bavuga butumwa bose bagiye batandukanye ntibakajya baboshya mu makomantere ngo muze kuvuga ngo mubavuge ngo tubamenye barabamenya bahindureho iki ntacyo bahindura icyo bashaka ni ukugira ngo babone izindi episode zo kuvuga ngo bakujyanye gufunga. ariko ibyo bintu nimba koko yarihannye iyo umuntu yihannye ubusambanyi aravuga ngo nihannye ubusambanyi nimba avuga ko yihannye gukorera satani. reka nk'urugero rwa hasi wihannye ubusambanyi umuntu mwasambanye bakiri muri uwo mwuga wenda n'urugero n'umuyobozi runaka urajya kuvuga ngo uyu wenda meya runaka cyangwa se gitifu runaka niwe nihananye nawe cyangwa ubwira Imana ikavuga ati mbabarira kuko ubuzima ari gatozi. ubuzima ari gatozi nyine wibuke ko abo bapasiteri bari kuvugwa ko bakoranaga nabo baracyari none gira ikibazo ngewe nifitiye aho ngaho abivuze iki gihe atarigeze abivuga kare yasobanuye impamvu yabyo niba warumvishe ikiganiro yasobanuye impamvu yabyo nyine ikindi ikiganiro cyo naracyumvishe cya mbere sinumvishe icya kabiri ariko nacyo icya mbere cyo cya kintu cyatangiye uko byatangiye kuri Imana irakiza wati nimba Imana igira gute kuri ya TV naracyumvishije ariko hari ahantu yageze ngo we ngo maze umubyeyi we amaze kugenda ngo nibwo yadesize yuko agomba kubivamo yarangiza akavuga ukuri kose. Siniyumvisha uburyo umuntu aza kuvuga ngo yagiye kuvuga ukuri kose ntavuge abapasiteri nka 2 cyangwa 3 bakoranye ntavuge operasiyo yose kuntu yagenze kugira ngo nimba erega Imana ifite ikiheraho biriyaze ariko dedane buriya isi y'umwijima ibintu byabo ntago biba mu rwihisho ahubwo abantu nibo batazi kubireba nyine nibo bahumye bari mu mwijima kafata urugero rwa hasi iyo ushaka kubimenya bikorwa mu buryo bune hari icyo bita amarenga hakaba inyandiko hakaba ibimenyetso hakaba cartoon cyangwa se dessin anime yego niba warumvishe kiriya kiganiro harimo amarenga ya bamwe sinzi niba uri kunyumva neza ndabyumva ibintu by'isaha n'ibintu by'ibiki sibyo ni ngombwa ngo umuntu ababwire abakiriye amarenga ntabwo mwakumva erega ujya muvuga ibintu mu mazina yabyo none se bavuga ibintu mu mazina yabo abantu bose bayobewe uko bigenda nyine niba yavuze amasaha n'amarenga n'amakositime abantu barabiyobewe n'amakositimu arimo se ko numvishe iby'isaha bya kositimu sinabyumvishe ibya kositimu ntabwo nari mbizi ariko iby'isaha byo narabyumvishe. None se Robert ubona ibi bintu byari bikwiriye ku mudamu nka mama Asiya ko bigiye kumutuma yongera kugaruka mu bihe bye bikomeye ubu ibintu yahuye nabyo iki cy'umuntu nicyo kigiye kuba ikintu gikomeye ariko Robert ko tuziranye manzi usubize reka nkuye nkanuza nk'ibintu byamubayeho uri kumva bikomeye kurusha n'iki ngiki uri kubona uribuka witwa Justin yigaragura hasi ngo baramutambye umugabo we icyo ni cyahise Justin uribuka saga y'uwitwa Keza yego uribuka iyo umuvandimwe wa Theogene uribuka iyo umugore witwa Diane ubu ikirumva ari ikintu kigiye kunyeganyeza hasi ariko sitamunyeganyeza iyo umuntu avuze yuko umuntu yitabye Imana umuntu akaza akavuga ngo njyewe nanyweye amaraso ye please icyo kintu urumva cyoroshye twari turi mu gikundi cy'abantu bashaka guhitana kanaka ikintu kinababaje bakabizana nyuma kuki batabivuze mbere kuki aho hantu harimo point d'interrogation kabisa dukomeze buriya rero nyananga kwinyensera muri vie prive z'abantu ubwo azazane verisiyo ye kankoresha iyo jambo yego niki wabwira mama Asiya kano kanya niki wabwira mama Asiya kano kanya wabwira abantu b'Imana
batumbira umusaraba, cyo ni icya mbere sibyo. Bibaze mu mitima yabo niba baravutse bwa kabiri, kuko umuntu wese wavutse rimwe azapfa kabiri. Ubwo nyine niba baravutse kabiri bitegure kuzapfa rimwe. Ubwo mubwiye nanjye nibwiye. Ariko nawe ntukajye, abantu bose ntabwo bafite niveau cyangwa capacité intellectuelle nk'iyo ufite, tomora utavugiye mu migani. Okay, umuntu unyura kuri Kristo anyuze mu wundi muntu, uyu munsi acyumva iki kiganiro bireke, ahanga amaso ku musaraba n'uwawubambweho. Yego, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, abika ijambo ry'Imana mu mutima we. Ibyo noneho si na manedimasiyo. Abika ijambo ry'Imana mu mutima we. Ikindi cya kabiri, iyi si tugezemo biri amahire, igabanyijemo ibice bibiri, hari iri online n'iri offline. Tugeze mu gihe kitari icyo gusenga cyane, ahubwo nicyo kumenya dusenga. Kumenya dusenga? Kumenya iki? Donc kumenya, icyo bita kumenya ni gushaka ubwami bw'Imana n'umutima wawe wose, ukamenya ukuri, kuko iyi si yaranduye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo rero ntabwo turi mu gihe cyo gusenga gusa, turi no mu gihe cyo kumenya, kugira ngo tubihurize hamwe dusenge tuzi, kuko ubwoko bw'Imana buri kurimbuka buzize kutamenya. Sinzi niba unyumva neza. Ndabyumva. Abantu benshi bari gusenga ari abanyabyaha, bikaba bizira imbere y'Imana. Birasaba nyine ko umuntu amanza kumenya gusenga mbere y'uko asenga. Icyo ni cyo nababwira abantu badukurikiye. Ikindi, umuntu wese burya mbere y'uko uvuga wagakwiye guceceka. Bajye batuza. Simvuze ibyo ngibyo ra. Mama Asi uramubwira iki? Nubwo wabyohereje ukavuga uti nta kibazo bimuteye, bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Ubwo si nk'ibyo waba urimo. Reka mubwire ijambo rimwe rikomeye. Ubuzima ni gatozi, n'icyaha ni gatozi, n'ubugingo ni gatozi. Kabiri, atekereze ku nshuti agira, nabona izamujyana kurimbuka, niba atarabihisemo azireke. Yego. Okay, tuve kuri ibyo, ariko niba hari ikindi wakongeraho kuri izi saga, ariko nanone tutaragana ku musozo wenda y'ino nkuru y'umugabo uvuga ko yanyweye amaraso ya Pastor Theogene, ndagira ngo ugire umucyo ushyira kuri ibi bintu. Ejo bundi hakomeje kugaragara abantu biyita abakozi b'Imana bari kugaragara mu mabi atandukanye. Harimo wiyita abahanuzi, harimo biyita abandi bantu b'abapasitori. Wababwira iki muri aka kanya? Ese ni iki kiri gutuma abantu bari gusuzuguza izina ry'Imana? Reka mvuge muri ubu buryo, iyo ngiye kuvuga amanuma navuga ikintu kugira ngo nyisasire abantu bacyumve neza. Iyo uvuze ngo Imana ku mvugo do kutadekiriza Imana iyo ariyo, abantu ni Imana yo mu ijuru twizera, yaremye Yesu Kristo nk'umwana. Imana yo mu ijuru akoze ko nabatijwe neza. Niba ari Imana yo mu ijuru rero, ntabwo abantu bayikorera. Bivuze mu buhe buryo? Ubundi hari uburyo butatu Imana yabanye n'abantu. Yajyaga ibasura mu gihe cya Adamu na Eva mu mafu ya nimunsi nk'inshuti, kuko yari abaremye basa nayo, ikumva ko bafite imbaraga zihagije, umwanzi arabinjirira. Ihitamo gufata umwanzuro wo kuza kubana nabo, noneho yambaye akamero ka muntu. Nabwo yavuga niba yumve, donc yaje mu be ntibamwemera. Noneho aravuga ati bibaye ngombwa ko ngenda, ariko nzagaruka kugira ngo ngaruke kubana namwe. Agarutse rero yaje akorera muri we. Donc Imana noneho ntabwo ikibana n'abantu bagendana ngo bajye i Galilaya, ngo bajye ahantu hose Yudaya n'ahandi, uri kumva? Mu mbaraga zayikorera mu bantu bayo. Donc ubwo dukorana nayo, sinjye uriho ni Kristo uri muri njyewe, sibyo? Iyo rero umuntu arimo Yesu, uri kumva? Yego. Ntaba ari gukora, ahubwo aba ari Kristo ukorera muri we, sibyo? Ikizakubwira rero ko umuntu adakorana na Yesu, umuntu ufite Yesu ujya gusambana akagenda akayinjizamo bikemera, agakora ayo mabi uri kuvuga, ntabwo ari Yesu.
ni abantu bakabakanga ngo nuko bafunze amakote n'amakaruvati n'amakositimu ntabwo Imana yita kuri ibyo bintu ni ibyo abantu bitaho nyine babona abantu bafite ibikundiro erega none se saba ari umuhanuzi Sarawo yahanuriye bigacamo Sarawo yigishije bagafashwa bakanakizwa ku cyuko arahanura kurusha abari bari kumwe na Ahabu 400 none se wowe ko numva wowe nta cyaha ujya ukora umuntu ufite Yesu nta cyaha akora ku buryo nshobora kujya kugikorera mu ruhame kugira ngo abantu ni ubutumwa bwiza bushyireho icyasha bishobora kutagikorera mu ruhame nk'abo bandi ntabwo gerageza kurinda ubutumwa bwiza mu buryo bwose bushoboka pe uri kumva gerageza kurinda ubutumwa bwiza mu buryo bwose bushoboka si uko nyine icyitwa icyaha buriya ubwo impamvu nyuze muri iyo nzira waza no kureba icyaha icyo ari cyo kandi urumva n'ibintu byaba birebire ni ibintu byaba birebire ariko umuntu w'umubwirizabutumwa bwiza umuntu w'Imana aba akwiye kurinda ubutumwa bwiza sibyo kurusha ibindi bintu byose birindwa tujye tuvugisha niyo mpamvu Pawulo yajyaga ababwira ati narinze ibyo kwizerwa aba bantu bari kujya kuri ntuza ni inzara bafite ni ukuba ibintu by'Imana byarabaye degute ni ikihe kibazo gihari ibintu by'Imana byarabaye degute en français on dit degute bibiri yivuga ikiravuga niba mwarasobonye mukamenya ko Yesu agira neza ni mu mwegere niba degute ntabwo uzi ukuntu abari muri Kristo Yesu baryohewe niba ahantu hari amahoro adasanzwe haryoshye ni muri Kristo Yesu ahubwo reka mbwira abantu baze abantu bo kugusengarwa muzemo neza niba hari ahantu haryoshye ni muri Kristo Yesu niba hari ahantu haryoshye ni muri Kristo Yesu okay umaze kuvuga kuri aba bantu wakurikiye ibintu bijyanye n'igitaramo gatoya cy'umuhanzi bita Ndasingwa yewe na ndizera warabikurikiye ukurikira n'icyabaye cya Prosper Nkomezi ibyo bitaramo byose wabonye Ndasingwa bamuvugaho iki nk'umwe mu bahanzi bakiri bato wari umaze imyaka 3 muri industry akaba ubu ngubu yarujuje BK Arena ubivugaho iki namubwira ngo courage narabibonye ariko isi y'umwijima nibubonamo inyenyeri akayitanga nawe azakora ibikomeye ariko Robert ko isi y'umwijima nimubona n'inyenyeri akayitanga azagenda akora ibikomeye n'izitari BK Arena n'amahoro azayuzuza hanyuma icyo nkunda kubwira abavugabutumwa mu buryo bwose ubwo aribwo bwose nawe naza kunyumva nyuvera abana bangomeza niba bagira mu bantu bakabona bakomeye amashyi ntibakabatindemo bajya gutinana n'Imana kugira ngo babone icyo bagaruka kubwira abantu ariko niba bagumamo babakomera amashyi mu minsi mike bazabavugiriza induru naho ubundi baririmba neza ni abakozi b'Imana bajye gushaka amavuta yo kwandika nyine kugira ngo bajye babona uko bagaruka kubwira abantu bavuye ku Mana ariko se heruka ku musozi ryara ko numva ibintu byose ari amavuta gusa meze neza ndumva ibintu byose biri mu bwiru cyane uri kuvuga ibyo bintu ngo nibatanga inyenyeri hari abahanzi uzi batanze inyenyeri se ngo banyibwirire ko mu kanya mbaze kubona urutonde rw'abahanzi 20 bavuga ari kijyana nako ndavuga ngo b'abasitari bakomeye muri abo basitari bakomeye akaba arimo iyo nyenyeri bayitanga bate bigenda bite kugira ngo n'umuntu utazi uko batanga iyo nyenyeri abimenye aragiye ku murongo wa telefone arakoze cyane rero uyu muvandimwe arakoze cyane nizere ko mukomeje kugenda mudukurikira muri benshi mumaze kumva rero uyu mugabo bita Robert atubwiye ibintu bikomeye abantu bene data mudukurikiye Robert amaze kutubwira ibintu bikomeye inshuti zanjye mudukurikiye kuri gusenga rwa Robert amaze kutubwira ibintu bikomeye ni umuvugabutumwa akaba n'umunyamakuru ndetse atubwiye idonido ry'ibintu ati rwose we ari mu bemeza ko umukozi w'Imana yitahiye ariko ngo nta bugingo afite ariko njye nkibaza kurije ku giti cyanjye nka Dieudonné Imana ishimwe ese koko
igihe cyo gucirwa urubanza ko nzi ko muri biri handitse ko igihe cyo gucirwa urubanza buri wese azacirwa urubanza akabazwa ibyo umuntu yakoze. Simpakana ko n'Imana ivuga iravuga, ariko ni gute ujya ukajya kuvuga ngo umuntu yarimbutse? Yego simpakana niyo yagutumye, ishobora kuba yagutumye, ariko yagutumye kujya kubwira umuntu ko yarimbutse. Ubundi se bwo yagutuma ko yarimbutse wajya kuri YouTube ukavuga ngo umuntu yarimbutse? Wajya kuri YouTube ukavuga ngo uyu muntu yatambwemo igitambo? Erega nkabona n'abantu, ikintu kibabaje kubona nk'umumama w'umuhanuzi usanzwe uzi w'umupasitori ukomeye uriya muntu yararimbutse. Ubundi se bwo yaba yarimbutse, wowe ku giti cyawe wowe urazi neza ko uzageza ku munsi wa nyuma utazarimbuka cyangwa utazarimbuka? Inshuti yanjye, iyi si turimo iradusaba kugenda neza, kandi ibi bintu by'Imana turimo, Imana niyo ifite urufunguzo rwa nyuma. Imana irakoze cyane kumbwira ijambo ryiza cyane. Imana ifite ikintu bita urufunguzo rwa nyuma, ntabwo ari umuntu ufite urufunguzo rwa nyuma. Nimba yananagutumye, hari umupasiteri umwe bamwita Pasiteri Munezero, yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo bantu b'Imana, bahanuzi b'Imana, abantu b'Imana, bahanuzi b'Imana, mugende gake mugire urugi ku munwa. Abantu turi kumwe hano sinzi bari kumva icyo bita urugi ku munwa. Mugire urugi ku munwa. Uraho mwene da, ngo mugire urugi ku munwa. Iyo abantu bagize urugi ku munwa bavuga neza. Umuntu yagutuma ku munwa, ugomba kugira urugi ku munwa ukajya uvuga ibintu by'Imana yagutumye. Ariko ntabwo nizera ko Imana yakubwiye ngo uriya muntu byibura utagiye no kubabwira ngo musengere ubuzima bwanyu bw'abasigaye. Wowe warangiza ukajya gusenga ngo ukajya ukavuga ati uriya muntu ararimbutse pe, ararimbutse. Reka twikomereze, reka nikomereze rero amakuru yo. Ikiganiro cyo kiracyari The Gospel Zone, ndacyari Dieudonné Imana ishimwe, ndacyari kugenda tuganira cyane, twaba turi mu biganiro bikomeye. Ni inkuru ikomeye umupasiteri, ariko se reka nibarize Samuel turi kumwe hano. Samuel, buriya koko buriya uramutse uvuze ko umuntu yarimbutse, Imana iyo yemera ko atarimbutse, yemera n'imirimo ye, yemera n'ibikorwa bye, wazajyayo ku munsi wa nyuma? Uratubwiye ati umuntu rwose yararimbutse, ariko yo yazagera kuri wa munsi ikavuga ati uyu muntu ni uwanjye, igihe yarankoreye. Samuel arakoze cyane. Kurimbuka bimenywa nayo, kandi n'igihe cyo gusomerwa ntikiragera. Yesu ashimwe bene data, igihe cyo gusomerwa ntabwo kiragera. Reka twikomereze. Igihe cyo gusomerwa, igihe cy'urubanza ntikiragera. Nimba igihe cy'urubanza kitaragera, kuki se wumva ko ugomba gucira abantu urubanza? Reka twikomereze, dukomeze n'amakuru agiye atandukanye. Ni imwe mu nkuru ziri kugenda zivuga cyane, ariko reka twigarukire cyane ku yandi makuru, tuze no kuba tureba uko twaza kuba tugana ku musozi. Ange rero reka mbabwe ko nkiri Dieudonné Imana ishimwe, njyewe ndi umugabo Imana yavuzeho ibintu bikomeye, kuko nubwo wambwira ko itabaho nyine nakubwira ko ibaho, nubwo wambwira ko idakora nakubwira ko ikora, nubwo wambwira yuko rwose itavuga nakubwira ko ivuga, kandi nubwo wambwira yuko hari abagabo nyankunda cyane muri Bibiliya baravuze ati twebwe nitadukiza, ariko nta kibazo turabyizeye neza ko yakora. Ubwo rero sinimvisha uburyo ushobora kuvuga ati ibintu ntabwo bivamo, ariko njye nabonye bivamo umuntu yizera Imana kandi bikavamo.
nabonye umuntu yizera Imana bikavamo, nabonye umuntu ukorera Imana ibintu bikagenda neza, nabonye umuntu wizera Imana ikamukorera ibintu bikomeye ikamuhindurira ubuzima. Rero ubu ntabwo wazumbwira ko Imana itabaho, ntabwo wazumbwira ko abantu b'Imana, reka mbabwire ngo Imana irahari kandi irakora, kandi uko ikora ntabwo ikora nk'abana b'abantu. Ndagira ngo nkubwire neza ko Imana yacu ikora. Reka twigerukire rero mbagezeho ku rutonde rwa bamwe mu bahanzi mukunda ndetse n'abapasiteri mukunda. Ni mu kanya gato reka manze mire ku mazi ubundi ngaruke mbagezeho ku rutonde rwa bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye hano mu Rwanda, ariko kandi bavuga ari kigana cyangwa se bafite ijambo ryahinduye benshi ndetse bazaniye na benshi kuri Kristo Yesu. Ikiganiro cyari The Gospel Zone. Nta wundi rero ni Dieudonné Imana ishimwe, ibyamamare ndetse n'abavugabutumwa tugenda tubagarukaho. Urumva ko twatangire ku isesengura ndetse tugiye kugaruka cyane kuri amwe makuru kugenda avugwa cyane muri kino cyumweru. Mbitse ko turi mu tariki 16-17 agenda agana ku musozo wa kino cyumweru, ariko nta makuru bageranga iki cyumweru na hari ni kuri gusengarwa. Komeza kugenda ukurikira ayo makuru. Dieudonné Imana ishimwe. Nta wundi rero ni wa mugabo wavuzweho n'Imana uri kugenda ababwira byinshi cyane musiye kugezaho urutonde rwa bamwe mu bakozi b'Imana bakomeye hano mu Rwanda ndetse bafite ubutumwa bagiye babwiriza ubutumwa bukomeye. Urutonde rw'abanzi bagera ku abakozi b'Imana, ndavuga abapastori, ababishop n'abapotre, ariko bafite itafari rikomeye bagiye bashyira ku murimo w'Imana hano mu Rwanda. Reka duhere ku mwanya nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa inyarwanda.com. Ku mwanya wa 15 turasanga umwe mu bapasiteri mwita Pastor Mugisha Jackson. Uyu mupasiteri mwita Pastor Mugisha Jackson. Pastor Mugisha Jackson ni umwe mu basore bakoze umurimo w'Imana, batangiye gukora umurimo w'Imana bakiri abasore, barangije gukora umurimo w'Imana bakiri abasore, aza kwimariya, maze kwimariya aza kugera igihe bayoboraga abana bakiri bato, nako abana bo ku ishuri bakoraga umurimo w'Imana. Yakuriye muri groupe bitaga Benekora, yakoraga umurimo w'Imana. Uyu rero ni umwita Pastor Jackson, ayobora itorero ryitwa Spirit Revival Temple, akaba ari umushabitsi mu bijyanye n'ingendo n'ubuhinzi. Akaba yarashinze itorero ryo ku itariki ya 16 Ukuboza mwaka wa 2024. Uwo nta wundi bamwita Pastor Jackson Mugisha, akaba ayobora itorero ryitwa Spirit Revival Temple. Ari ku mwanya wa 15. Mu mwanya wa 14 rero turasanga nde mu bakozi b'Imana. Mu mwanya wa 15 turasanga nde? Mu mwanya wa 15 twihuse cyane. Ku mwanya wa 15 turasanga umwe mu bakozi b'Imana bakomeye mwita Bishop cyangwa se Pastor Rugamba Albert, ariko yitwa Bishop Rugamba Albert. Ayobora itorero ryitwa Bethesda Holy Church, akaba yatangiriye rero umurimo w'Imana mu mwaka wa 1999. Aza gutangira umurimo w'Imana rero, yagize umushumba w'umudugudu muri ADPR mwaka wa 2001 mu Rukurazo kugeza mwaka wa 2004. yahavuye rero atangiza itorero rye ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 2004, akaribwo yashinze Bethesda Holy Church. Urumva rero ko uyu mukozi w'Imana abimazemo igihe bamwita Bishop Rugamba Albert. Ku myanya 15 ku bakozi b'Imana bavuga arikiyana cyangwa se bafite influence ikomeye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 13 turasanga nde, cyangwa se ku mwanya wa 14 tumaze kubabwira. Ku mwanya wa 13 wa 14 ku mwanya wa 13 turasanga umwe mu bishop bafite ijambo bamaze igihe. Abantu barizwa ari ahantu bita i Kanombe, baramuze mwita Pastor Emmanuel Karemera. Nawe n'umwe mu bapasiteri bakomeye, yashinze itorero ryitwa Kanombe Living Word Church. Akaba rero ari umwe mu bapasiteri bakomeye bashinze abakora umurimo w'Imana hariya. Ku mwanya wa 12 tuhasanga umwe mu babishop bazwiho gukoreshwa ibitangaza mwita Bishop Bosco
Harerimana. Ku mwanya wa 11 tuhasanga Prophet Ernest Nyindekwe, n'umwe mu bagabo bafite amateka akomeye tuzagenda tugarukaho nanatwemerera, nubwo adakunda kubivuga cyane ariko ni umuyobozi mukuru wa Groupe Prophétique Diaspora, akaba n'umuhanuzi uzwi cyane, ndetse akaba afite n'urusengero cyangwa se itorero hano mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba azwiho cyane mu ngendo zitandukanye agenda avuga ubutumwa hirya no hino. Hano rero ku mwanya wa 10 turasanga umwe mu pasiteri bakomeye mu itorero rya ADPR, nta wundi bamwita Pasiteri Zigirinshuti Michel. Uyazwiho cyane, njyewe nigeze gutungurwa cyane igihe nabonaga uyu mupastori avuga ubutumwa Imana yamuhaye. Buriya ntabwo nari nzi ko Pasiteri Zigirinshuti ari umuhanuzi ukomeye, ariko naje gusanga ari umuhanuzi ukomeye, yari afite ubuhanuzi bukomeye. Ariko ikindi kintu mukundira Pasiteri Zigirinshuti, iyo agiye kugukebura ntabwo aca ku ruhande, agira atya abwiriza ijambo rikomeye. Ariko nubwo rimba yaragiye mu zabukuru, nimba byaragenze ariko aracyabwiriza ubutumwa. Ariko mu itorero rya ADPR nyine ntabwo byaje gukunda neza, ariko aracyari muri iryo torero, ntabwo aradekarara ko yarivuyemo. Ku mwanya wa 10 cyangwa se ku mwanya wa 9 turasanga Apotre Sostene Serukiza. Uyu ni umwe mu bapasiteri bamenyekanye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, aho azwiho cyane mu ndirimbo z'ibisirimba, ndetse akaba ari umwapotre avuga ko Imana yamugareye mu Rwanda. Ayo makuru se mwari muyazi? Imana yamugareye mu Rwanda kuko yamuhaye iyerekwa ry'uko ikintu bita ububyutse bugiye gutangirira mu Rwanda. Yanga vize kujya muri Amerika, yanga ibintu byose, aravuga ati jewe Imana yantumye kugaruka mu Rwanda, akongera gutangiza itorero ryanjye rigakorera mu Rwanda, ariko kandi ngomba kuba umwe mu bazagira imbarutso y'ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Yabitangaje ejo bundi ubwo yahuraga mu itsinda rikomeye rihuramo abashumba batandukanye, nibwo yatambukije ubuhamya cyangwa se yatambukije yuko we icyamugaruye mu Rwanda, ibyangombwa byose byari byabonetse byo kujya muri Amerika, ariko aravuga ngo kuko Imana yambwiye ko ngomba kugaruka mu Rwanda kugira ngo ububyutse butangire mu Rwanda, kuko ari wagiye gutangirira ikintu bita ububyutse bukagera kure bugakwira isi, buhereye mu Rwanda. Ububyutse bugendanye n'itorero, bugendanye n'umurimo w'Imana. Urumva rero umuntu wahare wo guhara agahara kuba yajya muri Amerika, ariko kujya muri Amerika bamwe bafata nk'ibintu bikomeye cyane, ariko we yaravuze ati jewe Imana yarampamagaye kandi ngomba kuyikorera. N'umushumba uyobora itorero yitwa Guérison des Âmes, ubu riri gukorera mu Karumuna, niho riri gukorera muri Kanzenze, akaba ariho rero iri torero riri gukorera. Afite amashami atandukanye rero, akaba rero yarigeze no kuba akorera mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero ku mwanya wa 8 tubasanga wita Bishop Professeur Fidel Masengo. Fidel Masengo rero akaba ahagarariye amatorero yose ya Foursquare Church hano mu Rwanda. Umuprofete, ntabwo ari profete ubwo ni bishop, akaba ari Bishop Fidel Masengo, n'umwe mu bishop afite ijambo ry'Imana, ni umwanditsi, akaba n'umuprofeseri mu bigo bitandukanye, n'umwarimu muri kaminuza, n'umwe mu bapasiteri bayoboye itorero ryitwa Foursquare Gospel Church of Rwanda. Ni umwanditsi rero w'ibitabo, akaba n'umwe mu bakozi b'Imana, akaba afite urusengero rukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Pastor Desire Harerimana. Pastor Desire Harerimana rero ni umuyobozi w'urubuga rwitwa agakiza.com, akaba rero afite n'ibindi bikorwa akora, akaba azwiho cyane kuba ari umumisiyoneri, akaba ari umuyobozi umupasiteri wazwa mu itorero rya ADPR hano mu Rwanda, akaba amaze imyaka 40 abarizwa mu itorero rya ADPR. Yatangiye rero ivuga ubutumwa afite imyaka 10, atanzweho icya 10 ku bamisiyoneri mu Burundi, azwiho gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku mbuga nkoranyambaga ndetse zitandukanye. Akaba rero ari Pasiteri Desire Harerimana. Ku mwanya wa 6 turasanga Bishop Rugagi Innocent. Uyu Bishop Rugagi Innocent muramuzi cyane, afite itorero ryitwa Redeemed Gospel Church
akaba mu minsi ishize ari muri Canada ubwo bakari hano mu Rwanda ndetse by'umwihariko akaba ubwo bari guteranira ahantu bita mu Ruhango aho itorero ryakomotse. Ku mwanya wa gatatu hasanga uwita Prophet Ndahimana Claude, bibutse ko urutonde rwakozwe na kimwe mu binyamakuru cyangwa turukesha kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda mwita ni ikinyamakuru cyitwa inyarwanda.com, hakaba dukesha ino nkuru ariko kandi bukaba bwakoze mu bushakashatsi. Ku mwanya wa gatanu rero tuhasanga Pastor Claude Ndahimana, akaba ari prophet nawe akaba amaze igihe kinini akaba afite itorero ryitwa Solo Healing Revival Church. Nabitsa ko ari umwe mu bapastori ndetse ari mu baprofeti bakunda kugaragaraho gukoreshwa ibitangaza. Ku mwanya wa kane tuhasanga umwe mu bapasiteri bakomeye ariko ugifite pasiteri cyangwa se ugifite titire isanzwe kuvuga ngo ari pasiteri, bamwita Pastor Senga Emmanuel. Muramuzi cyane, azwiho cyane mu kwigisha amakupre cyangwa se kwigisha abantu b'imiryango, kandi ni umwe mu bapasiteri batagira indimi bavugisha ukuri kwinshi cyane ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bamwita Pastor Senga Emmanuel, ubu ngubu akaba ari kubarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa ariko kandi akaba abarizwa mu itorero rya Eglise Vivante. Ubu ngubu rero ari kubazwa muri Eglise Vivante. Tuganuke ku mwanya wa gatatu tuhasanga Apotre Joshua Masasu. Muramuzi cyane, ni intumwa bita Joshua Masasu, akaba umwe mu bapasiteri badakunda cyane kugaragara cyane mu by'itangazamakuru cyangwa kuri social media, ariko bapasiteri bafite imbaraga cyane, abantu basengera iwe bakunda kumwita papa cyangwa se umubyeyi. Akaba rero nta wundi ku mwanya wa gatatu hazaho Apotre Ndagijimana Joshua Masasu, niwe washinze itorero ry'isanamitima ryitwa Evangelical Restoration Church. Ku mwanya wa kabiri nta wundi tuhasanga mwita Apotre Paul Gitwaza, afite itorero ryitwa Zion Temple Celebration Center, akaba ari umuyobozi mukuru rero wa rino torero. Muramuzi cyane, yamwita Apotre Paul Gitwaza, akaba ari umuhanuzi ukomeye ukunda guhanura ibintu bikomeye ndetse ugira n'iyerekwa rikomeye. Akaba afite iyerekwa cyane ry'igitero cyiswe Afrika Haguka. Ku mwanya wa mbere rero turasanga Antoine Rutayisire. Muramuzi cyane, Antoine Rutayisire ni umupasiteri udakunda kurya indimi, akunda kuganira n'abantu bari bo bose ndetse kandi akunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Mbibutse ko rero ari abapasiteri 15 cyangwa se bagera ku 10 ndetse no kugera ku mwanya wa 15 mu bashumba b'abapasiteri n'intumwa b'abagabo bavuga rikijyana hano mu Rwanda, nubwo hano bakaba byanditse ko ari abantu b'abapasiteri bakozi b'Imana bagezweho. Ntabwo ari kugerwaho gusa, ahubwo ni uko ari abapasiteri bafite inyigisho nyinshi kandi zikomeye. Reka tunyarukire rero ku bahanzi bo, turanyereye ku rutonde rw'abahanzi bagera kuri 20 bose ariko bafite ubutumwa cyangwa se ibihe byose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 20 tuhasanga umuhanzi bita Josh Ishimwe. Bitse ko rero urutonde rwose ruri kugenda tubagezaho ari urutonde rw'abahanzi rwavuzweho cyane, urutonde rw'abahanzi bakomeye. Abahanzi rero akaba abahanzi b'ibihe byose. Ku mwanya wa 20 tuhasanga Josh Ishimwe, ku mwanya wa 19 tuhasanga Krizo Ndasingwa, ku mwanya wa 17 tuhasanga Papa Jesus. Uwita Papa Jesus rero ni umwe mu bahanzi bakomeye, wenda bamwe bashobora kuba batamwibuka ariko ririmbye akarimba kavuga ngo Papa Jesus tu m'as aimé, merci Seigneur tu m'as sauvé. Tu mwanya wa 16 turasanga umwe mu baraperi cyane cyangwa se ba pioneer ba rap cyane cyangwa se ba gospel rap hano mu Rwanda, amwita Bright Patrick. Akaba rero nawe yaragize itafara ashyira cyane kuri gospel industry hano mu Rwanda ku bigendanye na muzika. Ku mwanya wa 13 tuhasanga Simon Kabera, ari ku mwanya wa 15 mu avuga rikigera cyangwa se mu bahanzi ibihe byose. Ku mwanya wa 14 tuhasanga Bosco Nshuti, ku mwanya wa 13 tuhasanga Patient Bizimana, ku mwanya wa 12 tuhasanga Gentil Misigaro, afite indirimbo nkunda cyane avuga ati biratungana, ibintu byose y'Uwiteka bigezemo bita biba très bien, ibintu bita bitungana cyane.
nanone kandi ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa 11 tuhasanga Prosper Nkomezi, ku mwanya wa 10 tuhasanga Dominique Ashimwe, ku mwanya wa 9 tuhasanga Serge Yamuremye, ku mwanya wa 8 tuhasanga Bigizi Gentil, muramuzi cyane, ku mwanya wa 4 tuhasanga Richard Ngendahayo, uyu nguwa indirimbo y'ibihe byose cyane bita niwe. Indirimbo nta muntu utayibuka. Ku mwanya wa 6 turasanga Tasete Tusevuze ati mpisha mu mababa satana. Mana wongera umpishe pe, ndabyibutsa. Ako subwo koko wasabye Imana ikaguhisha samwe. Wasabye Imana ikaguhisha. Yararimbye ngo mpisha mu mababa satana atamfata. Ninyura mu mubiriro nta yambwiye ko ntacyo nzaba. Ninyura mu mazi. Ninyura mu mazi na shaka wasabye Imana ikaguhisha. Yavuze ngo misha mu mazi ko atazantembana. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Adrien Misigaro ati, ku mwanya wa 4 tuhasanga Aimé Uwimana yavuze ati Uwimana afite n'akandi karimbo ka nkunze ati iminsi yose ku misozi yose yakomeje kuzamuka wanshoboje kuzamuka n'amataba nanyuzemo. Gufite ijambo ryo kukubwira ko mu bintu byose bagiye unyuzamo ibyo wagiye unsimbutsa, abantu bantegaga ibintu by'ibitega, abantu bagiye bagera guti ibintu byose bagiye ungorera n'ibyobo byose bagiye unsimbutsa. Ndakubwiye ngo ushimwe, thank you, warakoze cyane kuba waranditse ukagenda unsimbutsa. Yarembye n'indi ndirimbo y'ibihe byose aririmba ngo iminsi yose yo kubaho kwanjye nzunamurira amaso kuwiteka. Akafite n'indi ndirimbo rero ibihe byose. Umwanya 3 tuhasanga Alexis Dusabe, yarembye ati njya niringira ko nzahagarara imbere ye, nta soni nzaba mfite ntabwo banamba, nta n'ikimwarohoya nzamuhangara mu maso mutumbire. Yarembye indirimbo nziza. Ku mwanya wa 2 tuhasanga Israel Mbonyi amaze kuba icyamamare gikomeye, yarembye ati ni Nasiri naye Yesu. Hana kari karimbo ati yaratwimanye uwo Yesu. Ku mwanya wa 2 tuhasanga icyamamare gikomeye mwita Theo bose babireba. Icyamamare wow, mwita icyamamare gikomeye mwita Theo bose babireba. Ati kubita utababarira ngo yewe Mana ngo nurwane inkundura, Mana ngo nurwanye inkundura. Rwose hari ibintu biba bimeze nabi, ungwanira inkundura urebe ibintu nkuriraho ukubite utababarira. Bibutse ko rero mu bitaramo bikomeye bizaba urutonde rw'abahanzi 20 b'igitsina gabo bafatwa nk'abibihe byose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bibutse ko rero ngiye nkiri Twitter Imana itsi mu kingano cyo ni The Gospel Zone kuri gusengarwa. Gibe kari